Sandrine rero ava ku kazi maze akinjira mu rugo nyine, akinjira ahita asanga Javi yicaye muri salo. Javi rero ahaguruka aza guhobera Sandrine ariko rwose ntabwo nyine amusuhuza. Sandrine ahita amubaza ati wowe se kuri hano kandi utigeze umpamagara? Javi ati wibagiwe se ko mfite urufunguzo rwa hano, nagira ngo nyine ngutungure. Sandrine ati ubwo se muri ibyo byose igitunguranye ni ikihe? Javi ati nari nkuzaniye nyine amafunguro. Naho Sandrine ati ubwo se wagira ngo uhishe yuko nyine uri umusore w'umukene udafite amafaranga ndetse udafite n'akazi, niyo mpamvu nyine waruzanye ayo mafunguro? Javi ati ariko sheri, ni ukuri byose rwose ndi kubigerageza kubishyira ku murongo kubera yuko ndi gushaka akazi kandi ndi hafi kukabona. Naho Sandrine ati nuko mwese muba mwivugisha ngo akazi muri hafi kukabona, nyamara ntabwo ureba rwose aho ubukene bukugeze. Umuntu w'umugabo udafite amafaranga ubundi uba wumva uri umugabo nyabaki? Naho rero Javi ati ni ukuri ndakwinginze rwose gira kwihangana, mu gihe gito bizaba byakemutse. Sandrine ati ariko nyine ntuzongere kujya uza hano utampamagaye, utazatuma nicuza impamvu naguhaye izo mfunguzo, kubera ko rwose narakubashye ndarenza. Buracya mu gitondo rero Sandrine akajya ku kazi, aragenda akicara muri biro, maze mu kanya bosi we Chris akaba arinjiye. Aba ari umusore mwiza cyane, umusore nyine uhora ahumura. Akinjira rero Sandrine ahita amureba ahereye ku kirenge akageza ku mutwe, agakomeza akamwitegereza ukuntu yambaye agakositime kamubereye ka sur mesure, ndetse n'ukuntu nyine aba ari guhumura, mbese aramwitegereza maze amazuru akayakurura hafi kuyakoza hasi neza neza. Chris rero abona ko Sandrine arangaye maze agahita amubwira ati Sandrine umeze neza? Sandrine rero ahita amera nk'umuntu ukangutse ati yego boss, ati meze neza. Naho Chris ahita amubwira ati kontra warangije kuyitegura ko nkeka ko rwose ari amasaha y'inama? Naho Sandrine ati na yego iri ku meza muri biro yawe. Chris rero ahita amubwira ati nizere ko nta muntu uri bunderanje mu gihe cy'amasaha nk'abiri kuko ndaba nyine ndi mu nama kuri Zoom, ubwo ngubwo ibindi turaza kuvugana nyuma. Akimara gukura ibirenge hano Sandrine ahita atangira gukurura amazuru nanone ati uranyumvira umusore wa nyawe? Atarahumura neza, yambaye neza, ati ubundi nyine iyo bavuze umusore wujuje rwose ibintu byose umukobwa yifuza ni uyu nguyu. Ariko nanone biratangaje kuba ibintu byose byiza biri ku muntu umwe. Uyu musore ni mwiza, ni muremure, ni umukire, afite amafaranga, noneho ikindi ukuntu ahumura uba wumva nyine yakuguma iruhande kugira ngo ukomeze wumve uko ahumura. Sandrine ahita yigarura atumva reka rwose nkora akazi, naho ubundi ngiye kuvuga ibya Chris bwakwira bugacya. Mu kanya rero saa sita ziragera maze Sandrine akajya nyine kuri resto aho Chris akunda gufatira amafunguro, dore ko nyine aba azi n'amafunguro akunda kuko aba ajya yamutuma, maze akagura nyine ibi byo kurya Chris akunda, maze akaza akinjira muri biro ya Chris. Chris rero aba ari kuri telefone, yabona nyine uyu mukobwa akaba telefone ayipfutse kugira ngo abanze yumve icyo aje kumubwira. Sandrine ahita amubwira ati boss, natekereje yuko saa sita zishobora kugera ntimubone umwanya wo kujya gufata amafunguro kubera akazi kenshi mwagize, maze nyura kuri resto y'amahitamo yanyu maze mbazanira amafunguro mukunda kugira ngo muyafatire hano. Chris rero ahita amubwira ati ni byiza cyane, ni ukuri wakoze kunyitaho, urakoze cyane rwose ndagushimiye. Ahita rero yakira aya mafunguro maze nyine akayatereka imbere ye, agahita amubwira ati ubwo nyine wibuke ya dosiye nakoherereje nayo uyikoreho kubera ko birihutirwa. Sandrine ati yego rwose ndaje mbikoreho. Aragenda rero maze Chris akigumira kuri telefone nyine. Sandrine aba akunda boss we byo gupfa, nyamara uyu musore we ntabwo nyine aba amubona nk'umukobwa bakundana, ahubwo aba amufata nyine nk'umukozi w'icyitegererezo, nk'umukobwa wubahiriza inshingano zo mu kazi. Sandrine rero urukundo ruba rugiye kumusaza rwose. Uyu munsi nijoro ntabwo asinzira, arara ari gutekereza aramutse akundanye na Chris ukuntu byaba bimeze. Ati ni ukuri
ati ndamutse rwose ndi kumwe n'umusore nka Chris nta kintu na kimwe naba nkeneye kubera ko byose naba mbifite. Chris ni umusore mwiza, ni umukire, mbese ndamutse nisanze mu maboko ye rwose naba ndi mu maboko meza. Mana rwose mbabarira, ibi bintu uzabinkorere, ndumva nishwe n'amatsiko kwibona turi kumwe, kwibona nyine anyita sheri we nanjye mwita sheri wanjye. Aratangira rero akamwenyura, wagira ngo rwose bino bintu nyine biba bibaye kandi nibyo bari gutekereza. Agira ngo rero arasinziriye, maze agahita atangira kurota aramutse yinjiye muri biro, agahita agenda nyine akicara imbere ya Chris, maze bagahita batangira gusomana. Uyu mukobwa nyine arakomeza akigaragura mu buriri ari kurota Chris, ibintu rwose byageze kure. Nyamara ashigukira hejuru maze agasanga yarotaga, aratangira agahondagura umusego aba afite, maze rwose akababara kuko aba yari azi ko izi nzozi ze ari ibintu bya nyabyo. Umunsi rero wakurikiye aba nyine ari muri wikendi. Sandrine amaze kwitegura agiye kugenda nyine yicaye muri salo, ajya akabona Javi arinjiye n'akantu mu ntoki nyine aba amuzaniyemo impano. Javi rero ahita amubwira ati umeze neza se, nari nkuzaniye nyine iyi mpano. Sandrine arebamo maze agahita yijugunya ku ruhande, ubona rwose ameze nk'umuntu ufashe imyanda, ubona wagira ngo imuteye iseseme. Ati sawa. Javi rero ahita amubwira ati narinje nyine ngo tumarane wikendi. Naho Sandrine ati ntabwo byashoboka kuko rwose urabona ko usanze maze kwambara, ndetse n'umushoferi wanjye ageze hafi aza kuntwara, ngiye mu nama kandi ninza kuyivamo ndaza no kujya guhaha nyine, kubera ko ari muri wikendi ngomba guhaha ibintu nzakoresha icyumweru cyose. Javi ati hari ikibazo se ndamutse ngutegereje? Sandrine ati ntabwo byashoboka, genda nyine ubwo ejo nzaguhamagara maze dusangire ibya saa sita. Naho rero Javi ati ahubwo se waretse nyine nkagutwara maze nkakugeza aho ugiye? Sandrine ati wowe untwara se? Untwara muri ya modoka yawe ishaje igenda isakuza imeze nk'imbabura? Naho rero Javi ati mumbabarire nyine. Sandrine ati gendere, ndaza kwiyaranja nta kibazo, umushoferi wanjye ari kuza kuntwara. Uyu musore rero aba yumva nyine acitse amazi, ati nta kibazo reka ngende, ubwo nyine ntegereje ko uzampamagara ejo mu gitondo. Ahita abwira rero Sandrine ati ndagukunda cyane. Naho Sandrine aho kumusubiza ati nanjye ndagukunda, ahita amubwira ati sawa. Uyu musore agenda akomeza kureba inyuma nyine, ari nako akomeza gusubiramo amagambo yo kubwira Sandrine ko amukunda. Nyamara Sandrine aba ari kumwereka sinye nyine ati genda sohoka, ubona ari kumureba yamusuzuguye, ubona nyine yamuciye amazi mu buryo bugaragara bwose. Iyi nama rero irangiye, Chris abwira Sandrine ati hanyuma rero tugomba nyine kujya mu rugendo rw'akazi ku wa mbere, kandi nyine tugomba kujyana. Hanyuma rero ndifuza ko nyine witegura ndetse ugategura n'amadosiye nyine tugomba kuzajyana, kubera ko tugomba kuzajya kwiga nyine kuri ya projet ya produit nshyashya turi hafi gushyira ku isoko. Ubwo kandi ugomba kumenyesha nyine n'abantu bose bireba kuko liste urayifite. Naho Sandrine ati yego rwose. Mu mutima rero aba ari kwishima ukuntu agiye gukorana urugendo na boss we, ndetse aba yumva ari amahirwe kuri we ashobora kuzamubyarira umusaruro kubera ko bazaba bari bonyine. Abwira boss bati nta kibazo rero byose ndabishyira ku murongo. Naho Chris ati rero ndabizi ukuntu rwose abakobwa mutinda muri kwimakiya, nizere kutazankerereza, saa moya tugomba kuba turi ku kibuga cy'indege, sinzagutegereze rwose, uzakora ibishoboka byose. Naho Sandrine ubura aho uri kwimwenyuza, ari kwirya nyine, ubona rwose ameze nk'umuntu uri guseduiza boss we, aba ari kumubwira ati yego. Arunama rero maze agakomeza areba boss we mu maso. Chris rero amubwira ati byarangiye nibyo nakubwiraga. Ababona nyine ameze nk'umuntu wataye umutwe. Sandrine ahita agenda nyine yizunguza ukuntu ahari abashaka kwiyereka boss we ko ari umukobwa nyine urenze.
Ku wa mbere rero mu gitondo Sandrine arabyuka akitegura, aba yashyushye nyine, aba ari kuvuga ati ibyo ari byo byose iki ni cyo kimenyetso cy'uko nyine Chris azaba umugabo wanjye, iki ni ikimenyetso rwose Imana inyeretse, nta kindi ntegereje, byanze bikunze ibintu byacu rwose biri mu nzira nziza, gusa ndumva nishimye kubera ko ubu turajya dusangira ibya mu gitondo, dusangira ibya saa sita, mbese turaba turi kumwe ibihe byose turi kuganira, ndi no kumwirebera mu maso. Ndifuza ko rwose iki gihe cyaba igihe kirekire, ahari kireka tumazeyo nk'ukwezi, nibwo nakumva nishimye. Ari kwitegura rero Javi ahita amuhamagara, maze Sandrine agahita amubwira ati ihangane rwose turaza kuvugana, ndi mu bintu byinshi. Aba yumva nyine ari kumwicira mudu kubera ukuntu aba ari kwitekerereza ibintu byiza, uyu musore nawe akaza amuhamagara. Ibyumweru rero bibiri Sandrine ndetse na Chris bamara nyine muri misiyo, Sandrine agerageza rwose kubibyaza umusaruro, agerageza nyine kwiyegereza Chris, nubwo Chris akomeza kumubona nk'umukozi we. Ibyumweru bibiri bishize rero barataha, maze Sandrine yagera nyine mu nzu ye akicara ati nari ngukumbuye wanzu we, ndumva rwose nari naniwe, reka ahubwo nkomande icyo kurya kuko ndumva nshonje cyane. Akireba kuri telefone ye rero ahita asanga Chris yamwoherereje amafaranga menshi, maze akamwandikira message ati iyo nyine ni frais de mission. Naho Sandrine atangira kwisetsa ati oya ntabwo bishoboka, ntabwo umuntu yampa amafaranga angana gutya kubera ko natembereye se, oya rwose nawe rwose ibi bintu birakabije, niyo mpamvu rero nkunda akazi kanjye ndetse ngakunda boss wanjye by'umwihariko, akazi kanjye kararyoshye, uzi gutembera bakakurengerezaho n'amafaranga. Umunsi rero wakurikiye Sandrine ajya ku kazi yimejeje neza nyine ibyishimo kubera uru rugendo baba baravuyemo, maze yicaye ajya kubona akabona umukobwa mwiza rwose w'icyuki arinjiye, ahita amubaza ati boss wanyu se arahari? Naho Sandrine ati ba wicaye aho ngaho maze nyine tuvugane. Uyu mukobwa rero aricara, maze Sandrine agatangira kwibaza ati uyu mukobwa mwiza se kandi we arashakira iki bosi, ko nanjye rwose ndi umunyabibazo, nizere ko uyu kandi nawe ataje guhangana nanjye. Ahita amubaza ati none se wari ufite rendez-vous na bosi? Naho uyu mukobwa ati hoya, ariko nyine nifuzaga kumutungura. Sandrine ati ntabwo biri bushoboke ko mubonana kubera yuko nyine ubu ngubu turi mu kazi. Uyu mukobwa ati ariko rwose wandika nyine nkamutungura nta kibazo. Sandrine ati kandi nakubwiye ko bidashoboka. Akiri kuvuga ibyo rero ajya kubona akabona Chris arasohotse, agikubita amaso uyu mukobwa ahaguruka yiruka, maze akaba agiye guhobera Chris, bahita bahoberana cyane. Chris akamuterura ati sheri nari ngukumbuye ntabwo wabyumva, kwa kuntungura kwawe na n'ubu uracyantungura, ariko ntiwabyumva noneho ukuntu uri mwiza, ndabona uri mwiza kurusha uko wari usanzwe. Uyu mukobwa ati nari ngukumbuye cyane, niyo mpamvu nifuje nyine kugutungura. Bakomeza guhoberana ari nako Chris amusomagura. Sandrine rero umushi uba wamwishe aba yumva yakwiyahura, aba yumva atazi ikintu yakora, gusa nyine arakomeza akikaruma nyine. Chris rero ahita amubwira ati ubu nari nsohotse ngiye gufata amafunguro ya saa sita, ndabizi nawe kandi ukuntu ukunda ibiryo nyine, ndumva rwose twajyana maze tukajya gusangira. Uyu mukobwa turabizi nawe ukuntu mbyemera, noneho ndashonje byo gupfa. Chris rero ahita amufata ku rutugu, maze agahita abwira Sandrine ati ubwo nyine umenya akazi, abaza kunshaka unyoherereze message, reka njye gusangira n'umukunzi wanjye nari mukumbuye cyane. Bakimara gusohoka Sandrine ahita afata ibintu byose bafite ku meza byose akabijugunya hasi, hafi gutangira guca n'amadosiye kubera ukuntu nyine aba arakaye afushye. Atari ku bundi kubera iki rwose izina ryanjye ko ari risobanuye igitangaza, kubera iki nta gitangaza na kimwe njya mbona, ahubwo nyine mpora ntungurwa n'ibibi. Nk'ubu rwose nari maze kwituriza, none dore umukobwa ntazi aho avumbutse nawe araje. Nizere ko rwose bitagiye kumbuza Chris, kuko sinakwemera kumubura, ahubwo turaje tumurwanire maze turebe ufite imbaraga azaba ari umutwara. Uyu munsi rero Sandrine yiranwa umushiha, maze mu gutaha aragenda agahita asanga Javi yicaye ku muryango aramutegereje.
akimukubita amaso ahita atangira kwimyoza, ati uyu mukene nawe n'isura mbi gusa unyicariye ku muryango. Ahita agenda akamucaho atamuvugishije. Javi rero ahita amufata ukuboko, atari ko se sheri ntabwo wambonye, nari ngutegereje. Naho rero Sandrine atumva wa muhungu we w'umukene n'isura mbi gusa, mvira ku muryango gira vuba, ntabwo nshaka kukureba mu maso yanjye, ndicuza n'ikintu cyatumye ngerageza gukundana nawe, gusa nagerageje nyuma kukwereka ko ibyanjye nawe bitagishobotse, ariko ntiwumva, sinzi rwose ikintu wari utegereje. Naho rero Javi atariko narinje aba afite nyine dosiye mu ntoki. Javi mu by'ukuri aba yarazanywe no kumubwira yuko yabonye akazi kandi keza, nyamara ntabwo Sandrine atuma avuga, ahita amubwira tumva mbabarira umve mu maso, urabibona ko nawe ntameze neza, umunsi kandi uzangarukira mu rugo utampamagaye nzagusuka aside, kubera ko ngewe rwose ntabwo nshaka kuzongera kubona iyo sura yawe imbere yanjye. Ahita rero yinjira mu nzu maze agakubitaho urugi. Javi rero akomeza kumuhamagara, ariko uyu mukobwa akamwihorera, aba yarangije no kwifungira. Javi ahita afata inzira maze agenda n'amaguru rero ari kwitekerezaho, atari ko se kubera icyo uyu mukobwa ankora ibi bintu, uyu mukobwa kubera icyo ahora anshinja ubukene, nyamara nkomeza kurwana n'ubuzima kugira ngo muhe buri kimwe cyose ashoboye, niki ntamukoreye koko ku buryo ambwira ngo mfite isura mbi. Akomeza kugenda yitekerezaho ndetse atekereza nyine no kuri uyu mukobwa, maze rwose akavuga ati ariko nanjye ubanza nkabije, wa mugani ukuntu buri munsi ambwira amagambo mabi nkarenga nkagaruka, yego rwose ndamukunda cyane, ariko burya amazi nakubwira ngo ntuyoge uzayabwire ko nta mbeho ufite, nubwo bimbabaje ndetse rwose bikaba binyangirije umutima, ariko uyu mukobwa ngomba kumureka kubera ko ahari ntabwo rwose ari we wanjye. Akomeza rero kugenda mu nzira nyine ameze nk'umuntu wataye umutwe, ari kugenda yivugana ati nyamara ukuntu nari muzaniye inkuru nziza uyu munsi, nari nje kumubwira ko nabonye akazi keza, noneho rwose ngiye kuzajya mukorera ibyo ashaka byose, ariko nta nubwo atumye mbimubwira. Umunsi umwe rero Sandrine aba yicaye ku kazi, ariko akabona Chris arinjiye ameze nk'umuntu wataye umutwe, ababona afite ibibazo byamurenze. Chris rero ahita akomeza ntanasuhuze Sandrine, nyamara uyu musore yari umusore rwose ugira ikinyabupfura cyane ndetse wicisha bugufi, nta na rimwe yari yarigeze aca kuri Sandrine atamusuhuje ngo amubaze amakuru ndetse amubaze uko ameze, ariko uyu munsi ntabwo yigeze amuvugisha. Aragenda rero akajya muri biro ye, maze Sandrine agategereza ko yanamubaza ibya dosiye agaheba. Hashira akanya rero maze Sandrine akigira inama yo kujya kureba Chris, maze akamenya ikitagenda, dore ko rwose aba yabibonye ko atameze neza. Mbere rero yuko ajya kwinjira muri biro ye, arabanza agafungura agashati yari yambaye, maze akakadegaja nyine akigira sexy ukuntu, wakitunganya neza ubundi akinjira. Ahita asanga rero Chris ameze nk'umuntu uryamye ku ntebe, ubona nyine yataye umutwe. Ahita amubaza ati boss umeze ute? Naho rero Chris ati ndaho meze neza, gusa ababivuga wumva nyine ari kwa kundi umuntu avuga ibintu bitari kumuturuka ku mutima. Sandrine ati ndabona ngewe rwose utameze neza, mbwira niba hari ikibazo cyabaye, mbwira niba hari icyo nagufasha nkigufashe. Chris ati ibyambayeho rwose ntacyo wamfasha, kubera ko mfite ibibazo rwose mu byerekeranye n'urukundo. Umukunzi wanjye yansize, yanyanze maze asanga undi musore, nyamara ukuntu nari naramuhaye umutima wanjye wose, ukuntu namwitayeho n'ukuntu numvaga ari we tugomba kuzabana ubuziraherezo, ariko rwose ubu yamaze kunsiga, ndumva ubuzima nabwanze, ndumva niyanze. Nyamara uko yari ari kuvuga gutya, Sandrine we wari umuhagaze inyuma aba ari guseka rwose yishimye nyine, atari ko burya koko izina ryanjye risobanuye igitangaza ngiki kirabaye. Ahita rero yihagararaho maze akamubwira ati boss ni ukuri mwihangane, ndabyumva rwose birababaje, ariko ni mwihangane. Naho Chris ati nagerageje kuza mu kazi ntekereza ko ndi bukore ahari ndi bwibagirwe ibyambayeho, ariko byanze burundu, none rero ngiye kwitahira, ubwo nawe umenya akazi, byose mbishyize mu maboko yawe, nihagira ikiba ntumpamagare unyandikire message, kubera ko ndumva nshaka kuvugira kuri telefone. Sandrine ati urabizi rwose boss ko kano kazi nkitaho kandi cyane, ubwo rero ndabikora neza ntimugire ikibazo.
ariko ukomeze wihangane, humura rwose ntabwo ariho ubuzima burangirira. Chris rero akimara gusohoka, Sandrine ahita atangira kubyina, ibyishimo biba bimurenze, arabyina umwanya munini maze ubundi agahita yicara mu ntebe ya Chris agatangira kwizengurutsa ati dore biro y'umugabo wanjye, atari ko rwose birajyanye Madamu Chris, ati rwose ndumva ntangiye kubifiringa, ati cyakoze burya Imana irankunda nubwo najyaga ngira ngo yaranyibagiwe, iki ni igitangaza rwose, ubu ngubu ndamusigaranye. Atari ko rwose hari abakobwa babuze ubwenge, kuba ufite umusore nka Chris mwiza ufite amafaranga wifuzwa na bose, wowe ukamureka gutya gusa, uzi ko ari nko kuba bari baguhaye ibiryo ushonje maze wajya gutamira ugahita ubireka ukabijugunya. Gusa nyine ngewe aya ni amahirwe ntagomba kwitesha, ubu rwose ngomba kumuba hafi, cyane cyane iki gihe ari mu mubabaro, ngomba kumwiyegereza maze rwose nkaba ari jye mbyungukiramo. Biba byamurenze no gukora akazi ntaba akiri kubyibuka, aba ari kwibyinira, ari kuririmba indirimbo zitandukanye, umunezero wamurenze. Uyu munsi rero mu masaha nyine y'ijoro, Sandrine ari mu rugo n'ubundi akiri kwitekerereza kuri Chris, ajya kubona akabona telefone ye irasonnye, aritaba rero agahita asanga ni Shanti. Uyu mukobwa ni inshuti ye cyane, aba rero amaze igihe kinini mu Bwongereza, gusa baba ari inshuti zikomeye ku buryo ndetse Sandrine aba amufata nk'umuvandimwe we, dore ko Shanti ari we nyine baramusigiye n'iyi nzu abamo. Sandrine rero ahita amwitaba ati Shanti umeze uteze, ati nari gukumbuye ubyumve, ati none se amakuru y'iminsi, aba afite nyine umunwa, aba afite ibintu byinshi rwose byo kumubwira, ati mbabarira umbwire none se ntabwo urabona fiance? Naho Shanti ati ntawe ndabona, ati tekereza ko nawe rwose ubu ngubu nkiri single. Naho rero Sandrine ati rega biragoranye ko wabona nyine umusore wo mu gihugu cyacu ubaho ngaho mu Bwongereza, uramutse unamubonye wabona ba bandi b'abatubuzi, ahubwo wowe ndabyumva rwose uzigumira uri single ubuzima bwawe bwose. Naho Shanti ati hoya ibi rwose ndabirambiwe, ahubwo muri weekend itaha nzaza, nari nzi ko nzagukorera surprise ariko binaniye kwihangana nyine mba ndabikubwiye. Sandrine ahita avuza akaruru atumva ndishimye ntabwo wabyumva, niba hari inkuru nziza numvise niyo ngiyo, mbabarira rero umbwire nyine ibintu nzagutegurira, ndumva nshaka rwose ko wongera kuza nyine tukaryoshya ubuzima, udahari ntakubeshye numvaga ubuzima bubishye. Hanyuma rero uwo munsi rwose nzafata konje maze nkwiteho bishire kera, ndakubwiza ukuri nzagutetesha bikurenge. Shanti ati ndabizi nyine ukuntu ujya unyitaho, gusa nanjye ntakubeshye ndumva atari nzabona hagera kuko ndagukumbuye cyane. Amara gukupa rero maze Sandrine akaguma yishimye nyine, ati ndumva nezerewe, Shanti naze maze ubundi turye isi, abantu bose bajye baba ari twe bavuga muri iki gihugu. Chris rero we aragenda agaheranwa n'agahinda maze akamara iminsi myinshi atagaruka ku kazi. Sandrine rero arazinduka maze akagenda akinjira muri biro ya Chris agasanga n'ubundi ntabwo yaje, ahita atangira kubabara rero ati ni ukuri ibi bintu ndabirambiwe, Chris niwe watumaga nza ku kazi nishimye, niwe wanryoherezaga ubuzima, none ntakiza ku kazi, ndumva rwose ntangiye kukarambirwa. Ikindi kandi ndibaza ikintu cyamubayeho kandi ntibyashoboka ko njya kumusura mu rugo. Akiri kwibaza ibi rero ahita ajya kubona akabona wa mukobwa bakundanaga arinjiye, ati mbabarira umbwire Chris yaba ari hehe? Naho Sandrine ati ntabwo mbizi kuko rwose amaze igihe ataza ku kazi. Ahita amubwira ati wamuhamagaye se cyangwa ukajya kumureba mu rugo? Naho rero uyu mukobwa ati nagiye kumureba mu rugo nsanga ntawe uhari, kuri telefone bwo ndamuhamagara ntanyitabe. Sandrine ati nanjye nuko. Mu mutima rero bari kwibwira ati uyu mukobwa ubu ari kuvuga iki hano, aragira ngo se ntabwo nzi yuko ari we wateje ibibazo byose afite, nagende nawe rwose abanze yumve kubera yuko byararangiye nyine yaramwitesheje, none kandi ari kugaruka kumushaka. Uyu mukobwa rero bari kubwira Sandrine ati ndamukeneye cyane rwose, ndifuza kumuvugisha. Sandrine ati genda nyine ugerageze, sinzi uko muri buhure kubera ko rwose nanjye ntabwo muherutse. Uyu mukobwa arasohoka atazi nyine icyo gukora, aba yumva
weekend rero iragera maze Shanti akaza, ibyishimo rero biba ari byose. Sandrine yakira Shanti nyine nk'umwamikazi, maze Shanti ati ni ukuri iyi nzu wayifashe neza ku buryo ndabona ahubwo aribwo imeze neza kurusha uko nayisize, ni ukuri uri umukobwa w'umwana mwiza. Naho rero Sandrine ati nagombaga kuyifata neza, uzi ariko ukuntu ubu ngubu uba waramfashije, uzi kuba mu nzu utishyura, warakoze cyane ahubwo. Chantal ahita amubwira ati reka mbanze njye gukaraba ubundi mfate amafunguro, ubundi nyine tubone kuganira dore ko dufite byinshi byo kuvuga. Mu masaha y'ijoro rero bari mu buriri, Sandrine atangira kubwira nyine Chantal inkuru nyinshi zabaye adahari. Muri ako kanya rero Javi arahamagara, maze Sandrine akareba kuri telefone agahita yimyoza atari kuyu nawe igihe mba namubwiriye ko rwose ntamukeneye ntabwo yumva. Naho Shanti ati hanyuma se Sandrine ntiwajya kumbwira ko nta kibazo nyine mwagerageza kujya mu rukundo, nyamara ngiye nabonaga rwose mubyumva kimwe wowe ndetse na Javi. Naho rero Sandrine ati hoya ntabwo rwose uyu musore mushaka kubera ko n'umukene ntacyo yazangezaho, ahubwo nyine reka tunamwihorere kuko mfite undi musore mu buzima bwanjye. Ikibazo nyine ni kimwe, nkunda boss wanjye cyane ndetse rwose ndi kugerageza no kumwiyegereza, ariko nyine ntabwo arambona rwose, ntabwo arambonamo nk'umukobwa bakundana. Ariko mva nkubwire, ndabizi nyine ubu ugiye gutangira kumbwira ngo ibyo bintu ndimo si byo, ariko nawe uramutse umubonye wahita umukunda kubera yuko ni umusore mwiza w'ibogari ufite amafaranga. None icyakoreka iyo ari kugenda wakomeza umugenda inyuma ngo urebe ukuntu atera intambwe, ukuntu ahumura, ukuntu asa, ukuntu aseka. Umva mbese iyo ndi kubivuga mba numva nabuze amagambo mbivugamo. Chantal ahita amubwira atumva nanjye ndi kukureba uburyo uri kubivuga biragaragara rwose ko umukunda. Naho rero Sandrine ati noneho ngomba gufatirana kubera ko ubu ngubu ari mu bibazo, yatandukanye n'umukunzi we. Naho Shanti ati hanyuma se ntabwo ufite ubwoba ko yagukoresha nyine nk'ubuhungiro bwe cyangwa nk'ubwugamo bwe, ariko mu by'ukuri atagukunda ahubwo akeneye nyine umuntu wo kumufasha kwibagirwa ibyamubayeho? Sandrine ati ni akazi kabyo, nashaka rwose azankoreshe nk'ubuhungiro ntacyo bimbwiye, icyangombwa ni ukuba mufite mu buzima bwanjye, gusa nyine ngomba kuzakora ibishoboka byose maze nkabasha kumwiyegereza. Chantal ahita amubwira ati ntabwo nagucira urubanza kubera ko nanjye hari ikintu kigeze kumbaho na n'ubu cyananiye kukibagirwa. Umunsi umwe nari ndi mu ndege nyine ngiye mu Bwongereza, maze nicarana n'umusore. Uwo musore yari ibogari, yahumuraga neza, yari umusore mwiza ku buryo udashobora kubyumva. Twagiye rero tuganira, maze kubera hari urugendo rurerure twakoze, twagiye gushiduka turi gusomana mu ndege. Ndakubwiza ukuri, guhera uwo munsi uwo musore sinigeze mwibagirwa. Gusa ikintu gitangaje, nta na nimero ye najyanye, nawe ntiyajyanye iyanjye, kuko nyine twahugiye mu byo twari turimo maze twibagirwa no guhana amanimero. Mu kanya gato rero twari tugeze ku kibuga cy'indege nyine tuva mu ndege, nta wibutse gusaba undi nimero. Ndakubwiza ukuri naramutekereje binanira kumwibagirwa, noneho ntangira kumushakisha kandi ntazi uwo ndi gushakisha uwo ari we. Naramushatse ahantu hose ariko nyine ndamubura. Tekereza ko nirirwaga mu Bwongereza ngenda nzenguruka meze nk'umusazi ndi gushakisha uwo musore. Ariko ndakubwiza ukuri, n'ubu rwose wamunyereka, tekereza ko ntajya nibagirwa ukuntu yansomaga neza yitonze, mbese ntabwo rwose nakurenganya. Naho rero Sandrine ahita atangira guseka ati hoya ntumbwire ko nyuma y'imyaka 2 ugitekereza uwo musore mwahuye. Naho rero Shanti ati cecekere, ubu rwose ibintu uri kumbwira ndi kubyumva cyane, kuko hari igihe uhura n'umuntu ukabura umusimbura neza. Tekereza ko kuva icyo gihe kugeza n'ubu mba numva nkimutegereje kandi ntabwo nzi ko tuzahurira hehe. Sandrine rero ahita amubwira ati cyakoze uwo musore ndumva arenze, ahubwo gerageza ushyiremo akabaraga umushakisha ahantu hose, ariko numubona nanjye uzamuntize umunsi umwe kuko ndifuza kumva nyine ibyo wumvise uko byari bimeze. Bose rero batangira guseka maze bagakubitana mu kiganza. Chantal ahita amubwira ati niba ubona bizavamo, kuraje rwose, ntabwo naguca intege. Nta gusakuza. Nyuma y'iminsi rero Sandrine aba afite nyine anniversaire, aba yashyushye,
aragenda rero akinjira muri biro ya Chris maze agahita amubwira ati boss, hari ikintu nari nje kukubwira nyamara bafite isoni ubona rwose byamunaniye kukimubwira. Chris rero ahita amubwira ati nta kibazo, isanzure, mbwira rwose icyo ushaka ndahari. Naho Sandrine ahita amubwira ati mfite rero anniversaire kandi n'ukuri nifuzaga kubatumira. Chris rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose kuza muri anniversaire yawe, ahubwo nyine uzagira isabukuru nziza, hanyuma rero uzanyohereze message umbwira aho izabera, nzaba mpari rwose nta kibazo. Sandrine rero ibyishimo biramurenga maze agataha agahita abwira Shanti atumva boss wanjye yanyemereye kuzaza muri anniversaire yanjye, uwo munsi nyine uzamubona, umva uzahita ubona impamvu nasaze, impamvu nsigaye mvuga amagambo ntashire. Shanti rero ati rwose nzishimira guhura nawe. Umunsi rero wa anniversaire uragera, baritegura baba bashyashyanye bagategura ibintu byose. Shanti rero araza akamubaza ati hanyuma se ko ndeba wateguye ibirahure 3 gusa ndetse n'ibyo kuriraho 3 gusa, bimeze bite? Abandi bantu bari hehe ndetse n'ibyabo biri he? Naho rero Sandrine ahita amubwira ati nta bandi bantu na bamwe natumiye boss wanjye nawe gusa, nta wundi muntu nashakaga ko aza kutwivangira mu kirori. Shanti rero ahita amubwira ati okay, ati noneho nta kibazo. Sandrine ati kireka niba wari ufite abandi bantu bari gutumira. Shanti ati ntubizi se ko nta wundi muntu n'umwe tuziranye hano uretse wowe? Nta kibazo, turihagije, ntabwo rwose biri bubuze anniversaire kuba nziza. Mu kanya gato rero umuntu arakomanga. Shanti niwe uri muri salo ajya gufungura maze agikubita amaso Chris ahita ashyira urushyi ku munwa ati ni wowe uri hano? Naho Chris ati ahubwo se ni wowe Shanti? Naho Shanti ati uracyanyibuka nyuma y'imyaka 2? Chris ati ndakwibuka cyane. Naho rero Shanti ati nanjye ndakwibuka nkaho twahuye ejo, ntabwo rwose nigeze nkwibagirwa, ahubwo naragushatse ahantu hose ndakubura. Chris ati wimvugira ibintu, naragushatse nari nzi ko rwose tutazongera kubonana, ndatunguwe ahubwo kuba nkubonye, ariko ndishimye cyane. Ntabwo yihangana rero aramuhobera maze Shanti nyine akabona ko batinze ku muryango ahita amubwira ati ni karibu. Arinjira rero maze Chris akicara, gusa nyine ntabwo aba ari gukura amaso kuri Shanti. Shanti nawe biba ari uko. Sandrine rero araza nyine maze agahobera boss we, maze yarangiza agahita abwira Shanti ati uyu rero ni Chris. Agahita abwira ati Chris ati uyu nawe ni inshuti yanjye cyane. Chris ahita amuca mu ijambo ati Shanti. Naho rero Sandrine ati muraziranye se? Bati yego rwose turaziranye. Ati noneho ni byiza, ati none se muziranye hehe? Bahita bamubwira bati oya ibyo ntabwo ari ngombwa, reka twikomereze nyine ibirori. Birumvikana rero Sandrine aba yiteguye ko uyu munsi agomba guseduiza Chris mu buryo budasanzwe, aba ari kumwigiraho ibintu nyine yambaye imyenda iri sexy, mbese ubona nyine nawe rwose yatunaye mu byo bari gukora. Shanti rero aba ari kumwitegereza ariko nyine akikaruma, gusa ntabwo rwose Chris aba ari kwita kuri Sandrine, ahubwo aba ari kwirebera Shanti gusa, amaso atamuvaho. Bigeraho na Sandrine akabibona ko uyu musore ari kwitegereza cyane inshuti ye. Mu kanya rero Chris abona nyine Sandrine akomeje kumwigiraho ibintu atifuza ko rwose yakomeza kumwigiraho, maze agahita amuhereza impano ye ati mwihangane rero ndagiye nyine nari mfite gahunda yihutirwa. Naho rero Shanti ahita amubwira ati uragiye nyine muda kase keke? Ati ariko nyine nta kibazo, ndaza kuhaba nta kibazo, turakomeza nyine dukomeze ibirori byacu. Sandrine ashimira Chris ubundi nyine akamuherekeza. Agarutse rero ahita abwira Shanti ati anniversaire yanjye wayishe neza wayangije. Naho Shanti ati gute se kandi kubera iki rwose uri kunshinja kukwangiriza anniversaire? Sandrine aturagira ngo se ntabwo nabibonye ukuntu nyine wakomezaga kwitegereza Chris nawe kwitegereza, ndetse mwarebana ukabona nta n'isoni ufite, bigaragara ko rwose muziranye mu buryo buhagije. Shanti atese nibyo, ati nyine Chris ntuzi umusore nakubwiye twahuriye mu ndege? Uwo nyine nakubwiye nibyo namukubwiyeho byose, uwo ni Chris.
naho rero Sandrine ahita yumva umutima uvuye nk'aho wabaga maze ukagwa mu nda, ahita yumva wagira ngo isi neza neza imwituyeho, ahita amubwira ati oya ntumbwire ibyo bintu, ntubimbwire. Naho Shanti ati niko bimeze rwose. Sandrine ahita amubwira ati ariko ibintu byanjye ntibijya bibura umuntu ubyica, ubu koko nawe kandi uraje, ubu se hagiye gukurikiraho iki? Naho Shanti ati hakurikiraho iki se mu byerekeye iki? Nyine komezanya n'umukunzi wawe nta kibazo. Naho rero Sandrine ati nyine ubu tugiye kumusangira. Shanti ati ariko se wagiye utekereza kure, ubu urumva koko ngiye kwiruka inyuma y'umusore mukundana? Humura rwose tekana. Naho rero Sandrine bimunanira kwihangana, agakomeza kubwira ubugambo bwinshi Shanti. Shanti rero ahita amubwira atumva gumana na anniversaire yawe, reka nigendere ntaza kukubwira amagambo mabi. Ahita yigira mu cyumba rero maze akagenda nyine akiryamira. Uyu mukobwa nawe birumvikana Sandrine aba abihiwe rwose, kubera ko ibyo aba yari yiteze ku isabukuru ye ntabwo ariko biba bigenze. Iminsi rero yakurikiye uko Chris yinjiraga muri biro, yahitaga abanza kubaza Sandrine uko nyine Shanti ameze. Ibi bintu rero byababazaga Sandrine cyane, gusa Shanti we yamubwiraga ko nta kibazo yakomezananya n'uyu musore, kubera ko Shanti nta mpamvu afite n'imwe yuko rwose barwanira umusore umwe. Gusa nyine Sandrine ntabwo byatumaga adakomeza kugerageza kwikururira uyu musore ngo arebe ko yamwegera. Umunsi umwe rero bari bemeranyije ko nyine bari buze kujya gusangira, ubwo ni Sandrine ndetse na Chris. Gusa nyine Chris aramubwira ati rero ni byiza ko rwose wazana na Shanti nawe tugasangira. Sandrine arabimwemerera, ariko yataha agahita abwira Shanti atumva barire ntuze kuza rwose, ndifuza yuko twaganira nyine turi twenyine, kubera ko uje ntabwo twabona ko tuganira. Shanti ati ntugire ikibazo. Mu kanya rero Chris arakomanga, Shanti akagenda agafungura, ahita amubwira ati hangane, mu kanya gato rwose arabaje Sandrine kuko ari kwitegura. Sandrine ahita ava mu cyumba yambaye neza utwenda turi sexy, maze agahita amubwira ati nditeguye. Chris rero ahita abaza Shanti ati hanyuma se wowe nyine ko mbona utiteguye? Shanti rero ahita amubwira ati njyewe ntabwo meze neza, ntabwo nyine byashoboka ko tujyana. Chris rero ahita abwira Sandrine ati niba rero Shanti atameze neza, ubwo nyine ndagumana nawe hano nta kibazo, tugume tuganire. Naho Sandrine ati hanyuma se gusangira kwanjye nawe ukaba rwose ubivuyemo? Chris ati nta kibazo, genda rwose usohoke wishimishe, nushaka ujyane n'inshuti zawe, uraza kumbwira fagitire ndayishyura nk'ibisanzwe nta kibazo, ntuhangayike, icyerekeranye na depanse ni kuri njyewe, genda ahubwo nyine uryoherwe. Ntabwo rero Sandrine aba yakwisubira nawe ngo avuge ngo ntabwo ari busohoke, ahita yikubita maze akagenda. Aba afite umujinya wenda nko kumusandaza, kubera ko abazi neza yuko Chris ndetse na Shanti bagiye gusigara mu bihe byabo byiza, kandi nyine ni nako rwose biba bigiye kugenda. Chris rero ahita yicara iruhande rwa Shanti maze akamureba mu maso, ahita amubwira atumva ndumva nishimye kuba narongeye kukubona, ntabwo rwose nari nzi ko nzongera kukubona ukundi, gusa ubyumve imyaka 2 yose ishize ngutekereza, ntabwo nigeze nkwibagirwa, umutima wanjye wari ukuriho, naragushakishaga ahantu hose, nkibaza nk'ikintu nakora ngo nkubone, ariko ngasanga ntacyo kuko nta adresse yawe nari mfite. Shanti ati nanjye nuko rwose ninkubwira ko iyi myaka ishize nahoraga ngutekereza, ubyumve nk'ukuri niko bimeze, naragutekereje inshuro nyinshi cyane, nanjye kandi naragushakishaga ariko nkakubura. Chris rero ahita amubwira ati gusa nyine ubwo twongeye kubonana nizere ko rwose nta gihe cyo guta gihari, ahubwo ndifuza kumenya uko umubano wacu twakongera kuwubura maze rwose tugakomereza aho twari tugejeje. Shanti rero ahita amubwira ati ndumva nyine twatangira twibera inshuti zisanzwe maze tukareba icyo bizabyara. Chris ahita amubwira ati nta kibazo, gusa nyine ndifuza ko wampa nimero yawe, kubera ko hari igihe mba numva nifuza kumva ijwi ryawe ariko ntibikunde,
ndashaka rero kuzajya nguhamagara. Shanti ahita amuha nimero ye ati nta kibazo rwose. Barakomeza rero bakaganira maze Chris akamubwira atumva ndagukunda cyane ntabwo ushobora kubyumva, icyanyemeje kandi ko ngukunda bya nyabyo nuko ntigeze nkwibagirwa, sinigeze nibagirwa nyine ya kisi yo mu ndege, na n'ubu ndacyayitekereza. Uko nabyibukaga numvaga nifuza kongera kubaho muri buriya buzima, numvaga biriya bihe byagaruka. Shanti ati ni kuri twese biriya bintu byabaye bitunguranye, ariko mu by'ukuri nanjye sinigeze mbyibagirwa. Sandrine rero agaruka asanga nyine Chris yatashye. Agitunguka muri salo ahita amubwira ati ariko Shanti uri umwana mubi ntabwo ushobora kubyumva, ni gute rwose wakwemera kunyiba umugabo wanjye nkunda? Naho rero Shanti ati ariko rwose aho urandenganya, nta ruhare nabigizemo. Naho rero Sandrine ati ariko wagombaga gukora ibishoboka byose maze ukamuhakanira ntasigare hano ahubwo tukajyana. Shanti ati ariko se koko ibintu uri kuvuga urumva ari amakosa yanjye? Chris ni umuntu mukuru, ashobora gufata umwanzuro ku giti cye ndetse rwose ashobora guhitamo uwo ashaka mu gihe ashaka. Ntabwo rero nagombaga nyine kumushyiraho imbaraga ngo akore ibyo adashaka. Ikindi kandi njye rwose mba mbona wirushya, kubera ko Chris ntabwo ajya kubona nk'umukobwa bakundana, ahubwo agufata nyine nk'umukozi we. Wakabaye ibyo bintu ubyakira maze ukamurekera amahitamo ye, kubera ko niwe nyine ufite uburenganzira bwo guhitamo umukobwa umunyuze. Sandrine acyumva ibi ahita arakara ati ni ukumbwiye, atari kubwo koko kubera iki utari no kundekera nibura Chris? Urabizi wavutse mu muryango w'abakire, ufite amafaranga arenze akenewe, kubera icyo utandekera rwose na Chris ngo nigeragereze? Naho Shanti atari ko ni ukuri nakubwiye rwose ngo uri kundenganya, kubera ko uriya musore nta kiziriko namushyizemo. Wigeze ubona se muzirika? Ni uburenganzira bwe kubaho ashaka mu gihe ashaka. Shanti ahita yihagurukira maze akigira mu cyumba, kubera ko ababona nyine ashobora kuza gushwana na Sandrine bikomeye. Guhera rero uyu munsi Shanti ndetse na Chris batangira kujya bavugana kenshi, ndetse Sandrine yaba ari muri salo akabona rwose Shanti ntabwo amwitayeho, kubera ko yabaga ari kwiganirira na Chris bibereye kuri telefone baseka babwirana amagambo meza, ubona rwose ikiganiro cyaryoshye. Ibi rero byatumaga afuha cyane, ndetse yabona ko bari kuvugana Shanti agahita yihagurukira akigendera, kubera ko ntabwo yabaga ashaka ko uyu mukobwa yumva ibiganiro byabo. Umunsi umwe rero Sandrine aba ari muri biro maze akabona Chris amunyuzeho ari kuri telefone agenda aseka, ari kuvugana n'umuntu nyine yishimye. Ahita amenya ko nta wundi bari kuvugana uretse nyine Shanti. Aba ari kumubwira atumva ndagukunda ntabwo ushobora kubyumva, noneho nkunda ukuntu useka, uzi ukuntu wambara ukaberwa, mba mbona nyine uri umukobwa mwiza, gusa umutima wanjye waguhisemo kandi sinibeshye. Mba mbona nyine amahitamo yanjye ari aya nyayo rwose. Baba bari kuganira rero nyine, maze Sandrine umujinya ugatangira kumwica, ariko agatangira kwijijisha. Chris rero yinjira muri biro ari kuri telefone, akaba arongeye aragarutse akiri kuri telefone atumva nkubwire nta mwanya rwose wo guta mfite, ukibivuga nyine mbese numva ngukumbuye kurushaho, reka ahubwo mpite nza, ntabwo rwose natinzamo. Akivuga ibi rero Sandrine ahita amenya ko boss bagiye kujya kureba Shanti. Chris ahita abwira Sandrine ati wite ku kazi neza kandi ntabyo kumpamagara, nihagira igikenerwa unyohereze message. Sandrine asigara agahinda kenda kumwica, kubera ko abazi ko nyine Shanti ndetse na Chris bagiye kuba rwose bibereye mu buzima bwiza, uyu munsi nyine ugiye kuba ari uwabo. Chris rero akigera nyine kwa Shanti aramuhobera akanga kumurekura, aramubwira atumva nkubwire ni ukuri ntabwo nzi ibintu wankoze, kubera yuko wongeye gusara neza neza, noneho kongera kukubona byambereye neza nk'ikiyobyabwenge. Nta kindi kintu na kimwe ndi gutekereza uretse wowe, mbese mba numva bishobotse naba ngufite imbere yanjye ku kazi ngakora akazi ndi kukureba. Shanti rero ahita aseka ati hoya nta kintu na kimwe rwose nagukoze, ahubwo nyine nanjye sinzi ukuntu byagenze, gusa n'urukundo rwabyikoreye byose.
Chris rero atumva nkubwire, tekereza ko rwose ari ubwa mbere mu buzima bwanjye ntaye akazi maze nkajya kureba umukobwa. Ati nanjye ndi kumva rwose ntazi neza ukuntu umeze. Baricara rero nyine bagakomeza kuganira maze bakaba barongeye kandi barasomanye. Chantal ati ibi bintu nari mbikumbuye. Chris ati icecekere ntabwo wabyumva, gusa nyine ndagukunda cyane, ibyo nzajya mbikubwira ntuzigere ubirambirwa, kubera yuko byansabye imyaka myinshi kugira ngo nongere kukubona, ariko noneho ubu ngubu rwose ntabwo niteguye kongera kukubura habe n'umunsi umwe. Baba bishimye rero, umunezero nyine ari wose, bafatanye ku rutugu begeranye cyane, hafi kuba Chantal ari hafi kuryama mu gituza cy'uyu musore. Bajya kumva rero bakumva umuntu ari gufungura urugi. Chris ahita amubaza ati hari umuntu usaba bitegereje, naho Chantal ati hoya. Bahita babona rero ari Sandrine winjiye, ahita asuhuza Chris maze agahita akomeza ajya mu cyumba n'umujinya mwinshi, arakaye rwose, ubona ko yabihiwe kubera n'ukuntu abasanze noneho bano bombi bicaye bishimye banezerewe, nabyo rwose biba bimuriye. Sandrine rero aragenda akajya mu cyumba cye, ishyari rikamwica, akabura ikintu cyo gukora, maze agatangira gutekereza ati ntabwo ibi bintu bishoboka, kubera ko mu minsi mike nintareba neza Chantal araza kuba ari umugore wa Chris, ibintu ntashobora kwihanganira habe na gatoya. Ngomba gushaka icyo gukora kandi byihuse, ubundi Chris aramutse atabaye uwanjye nta n'undi wamuntwara, habe rwose habe na Chantal inshuti yanjye. Ahita rero atangira gutekereza nyine ikintu yakora kandi byihuse. Mu kanya gato rero igitekerezo kiba kije. Buracya mu gitondo agiye ku kazi, maze akagenda akajya muri biro ya bosi, aramubwira ati bosi, mumbabarire rwose hari ikintu nifuza kubabwira. Naho rero Chris ati nta kibazo wambwira, abari muri mashine nyine ari gukora akazi. Sandrine rero ahita atangira kumubwira ati nukuri buriya rwose umubano wawe na Chantal nukuri buriya ntabwo bimeze neza. Naho rero Chris ati bimeze bite se kandi? Undi ati Chantal nyine ndamuzi, ni inshuti yanjye kuva kera, gusa nyine hari ibintu yigeze gukora bishobora rwose kuzagira ingaruka mu mubano wanyu. Chris ati komeza nyine umbwire ndi kukumva. Sandrine aturumva nyine Chantal yigeze gukuramo inda, hanyuma rero amaze kuyikuramo bamubwira ko nyine nyababyeyi ye yangiritse cyane ku buryo rwose atazigera yongera kubyara ukundi. Ati kandi rwose sibyo nkwifuriza, ukwiye kubona nyine umukobwa waguha abana, mbese umukobwa umeze nkanjye ucyuzuye ufite nyababyeyi ye waguha abana umubare wose ushaka. Chris rero ahita amubwira ati urakoze cyane kuri ayo makuru mpaye, ariko rwose ntacyo bintwaye, njyewe ndumva ntacyo bitwaye, nzamwihanganira nta kibazo, ndumva rwose kwihangana nkwifitemo, icyo rero ndumva atari ikibazo cyadutandukanya. Sandrine ahita yumva yapfa, ahita yumva ababaye cyane ku buryo aba yumva nyine ibintu byose akoze abikoreye ubusa. Amara rero kubona ko ibintu byose yakoze ntacyo rwose byamumariye, maze agafata varize ye agapangamo ibintu byose. Ahita abwira rero Chantal ati ndagiye rwose, reka mve mu nzu yawe, ntabwo twakomeza kuzajya dutunganyira mu rugo rwawe, iyi nzu ni iyawe ngaho yigumemo. Chantal ati mbabarira rwose wigenda, nubwo baba bahanganye bafitanye ibibazo, ariko Chantal aba akunda uyu mukobwa, abamufata nk'umuvandimwe we, aba yumva nyine adakwiriye kugenda. Gusa Sandrine ntabwo aba ari kubyumva, ahita rero yigendera nyine. Buracya rero maze nyine Chantal akajya kureba Chris, aramubwira tumva ibintu rwose ntabwo bimeze neza habe na gatoya. Sandrine yaraye yigendeye, kandi mu by'ukuri Sandrine mufata nk'umuvandimwe wanjye, buriya twabaye inshuti guhera kera, ariko nyine muri iyi minsi ntabwo turi kumvikana, kandi ikibazo ni wowe. Naho Chris ati bimeze bite se? Chantal ati nyine Sandrine ubona hariya aragukunda cyane, mbese iyo ari kurota arota abona ari sheri wawe. Kubona rero yuko unkunda, ko dukundana, byaramubabaje maze kwihangana biranga, ku buryo twahoraga dushwana umunsi ku munsi.
Chris rero aba ari kumirwa nyine kuko ibi bintu ntabwo aba yarasanzwe abizi, ahita amubwira ati hari icyo ntekereje, ubu rwose niyo mpamvu menye impamvu yagusebyaga, niyo mpamvu menye impamvu y'ibintu byose yakubwiraga ejo, yambwiraga ejo kwari ukugira ngo nyine nkureke, gusa ni ukuri birambabaje. None se ubundi wowe nyine urumva ugikeneye umubano wanyu? Naho Shanti atumva nkubwire rwose mufata nk'umuvandimwe wanjye, ntabwo rero nifuza gutakaza umubano wanjye nawe, hanyuma rero ndifuza ko wabimfashamo maze nyine ukamuganiriza ku buryo rwose twongera tugasubirana, kubera yuko ntabwo nshaka kumutakaza, cyane cyane ko nta n'indi nshuti n'imwe mfite, nta n'umuvandimwe n'umwe ngira, njyewe ubundi navutse iwacu ndi ikinege. Hanyuma rero guhura na Sandrine byambereye umugisha mu buzima, kuko nyine niyumva nk'umuntu ufite umuvandimwe. Chris rero ahita amubwira ati ntuhangayike rwose, ejo nzamuvugisha kandi ndabizi ko ibintu bizagenda neza. Chantal rero aramubwira ati urakoze cyane rwose. Buracya rero Chris nyine akajya ku kazi, ahita ahamagara rero Sandrine akamubwira ati ngwino muri biro yanjye ndifuza ko tuvugana. Sandrine araza maze akicara. Chris rero aramubwira ati Sandrine, dukoranye rwose igihe kinini, wabaye umukozi w'indashyikirwa, ariko nyine ikibazo gihari ni kimwe, kubera iki rwose utangiye kujya witwara nabi, ko mbona nyine n'akazi katari kugenda neza. Naho rero Sandrine ati ariko n'ubundi narinzanye rwose lettre isezera, narinje gusezera ku kazi kuko sinkibishoboye. Chris ati impamvu y'ibyo byose ndayizi, ariko nyine ndashaka kukubaza mu by'ukuri Shanti mumaranye igihe kingana iki? Naho Sandrine ati tumaranye imyaka myinshi cyane. Naho rero Chris ati gute se ari njye ngiye kubatandukanya? Njyewe nahuye na Shanti mbere, ndetse rwose naramukunze kandi cyane, sinigeze na rimwe nkubwira ko ngukunda ngo utekereze yuko ubu ngubu ngiye kuguca inyuma. Nta na rimwe nigeze ngusezeranya ko twazakundana, nta na rimwe kandi nigeze nkubonamo nk'umukobwa twakundana, nakubonaga nk'umukozi wanjye nubaha kandi umukozi w'indashyikirwa. N'ubu rero nuko nkigufata, gusa umwanzuro wafashe ntabwo ari mwiza rwose wo gusezera ku kazi. Njyewe ntabwo iyi baruwa nyifashe nk'aho wamaze gusezera ku kazi, gusa genda ubitekerezeho, nihashira icyumweru utaragaruka ku kazi nzamenya neza yuko utakigarutse. Ikindi kandi n'ubu utaranampamagara ngo umbwire ko nyine wafashe umwanzuro, nta kibazo nzashaka kugusimbura, gusa genda ubitekerezeho neza kandi rwose wumve ko utagomba gutakaza umubano wawe na Shanti, kuko Shanti waragukunda cyane. Nakubeshye rwose, ibyo wambwiye ejo ndabyirengagije, umenye yuko ntakibitekereza, nabifashe nkaho ntigeze mbyumva. Ndabizi ko nyine wamubeshyeraga, ariko impamvu wamubeshyeye nayimenye, ariko ibyo byose reka tubyirengagize, wowe ngaho ugenda ubitekerezeho, gusa nyine icyumweru nigishira ntarabona igisubizo kivuye kuri wowe, ubwo nzamenya ko kano kazi utakigakeneye. Buracya rero maze Chris akaza kureba nyine Shanti, abamuzaniye ibyo kurya, araza akamubwira ati nari mbizi rwose ko ushonje, ubu ngubu inzara yakwishe. Naho Shanti ati ntakubeshye, nta nubwo rwose mperuka guteka. Naho Chris ati none se urumva nyine uziyicisha inzara kugeza igihe Sandrine azagarukira? Humura rwose azagaruka. Naho rero Shanti ati ndahangayitse n'ukuri, ndi kwibaza aramutse atagarutse uko byagenda. Naho Chris ati humura twaravuganye bihagije kandi rwose ndabizi ko azagaruka, ahubwo wowe muha igihe cyo kubitekerezaho neza, kuko nanjye nicyo nakoze, namuhaye igihe ngo abitekerezeho. Shanti ati nizere ko n'ukuri azagaruka. Chris ati tuza humura, ahita rero akuramo ibyo kurya bazanye maze agatangira gutamika uyu mukobwa, anamubwira ati n'ukuri ngaho ufata amafunguro ugira imbaraga, sinifuza ko wakwicwa n'inzara kandi mpari. Chris rero atangira kumubwira ati gusa ndagukunda cyane, mba numva rero guhora nza hano bitangiye rwose kundambira, mba numva niteguye ko waza ahubwo ukaba iruhande rwanjye, maze buri munsi nkajya nkubona uko mbishaka. Naho rero Shanti ahita amubwira ati ayo magambo ni meza mu matwi yanjye, kubera ko nanjye nifuza rwose kukuba iruhande ubuzima bwose, ntakubeshye nanjye mba numva ngukumbura cyane, kubera ko iminota ishira tutabonanye mba numva nenda nko gusara.
Chris ati mu buzima ni wowe mukobwa wabashije rwose kumpa ibyiyumviro ntigeze niyumvira kuva nabaho, gusa ndi umunyamahirwe kuba ngufite mu buzima bwanjye, ariko kuri iyi nshuro nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo nkugumane, icyo byansaba icyo ari cyo cyose nagitanga ariko nkakugumana. Chantal rero ati nanjye rwose nuko bimeze. Iminsi rero iragenda ikisunika, urukundo rwa Chris na Chantal biba ari ibicika rwose, baba baryoshya bari couple y'umunezero gusa. Umunsi umwe rero Chris ajya ku kazi, aba ari mu gitondo nyine, maze akinjira agahita abona Sandrine yicaye nyine muri biro ye ari kuri mashine nk'ibisanzwe. Sandrine akimukubita amaso ahita ahaguruka ndetse rwose ari guseka ati bosi nagarutse, ndifuza kubabaza niba rwose umwanya wanjye ugihari mutarawuha undi wansimbuye. Naho rero Chris ati haburaga gato rwose ngo ngutange, gusa nyine umwanya wawe wari ukigutegereje. Sandrine ahita yishima ati Imana ishimwe ko akazi kanjye ntigafite, nabitekerejeho nsanga nanjye rwose burya nta byanjye, nasanze ntekereza hafi cyane kubera ko nta makosa mwese mufite, ubwo rero nafashe umwanzuro wo kuza ku kazi. Ikindi kandi hari ibintu byinshi natekerejeho rwose, nko kuba ntazongera kuvanga akazi ndetse n'ubundi buzima bwo hanze, ntabwo nzongera kubivanga. Ndi hano kubera akazi, uri boss wanjye, nzakubahira ibyo rwose, umwanzuro nawe ufashe sinzongera kukubangamira ukundi. Chris rero amukora mu kiganza ati ni ukuri wafashe umwanzuro mwiza cyane. Naho rero Sandrine ahita amubwira ati kandi ngomba nyine no kujya kureba Chantal kubera ko ngomba kuvugana nawe. Chris rero ashimira nyine uyu mukobwa ati ni byiza rwose, ngaho rero ko haje ku kazi kawe nk'ibisanzwe. Ku mugoroba rero Sandrine aragenda nyine akajya kwa Chantal, arakomanga. Chantal akimukubita amaso ahita ahaguruka maze agahagarara, ariko ntagire ijambo na rimwe avuga. Sandrine rero ahita abwira Chantal ati ni ukuri ngusabye imbabazi nciye bugufi, ngusabye imbabazi z'amagambo yose nakubwiye, ni ukuri narahemutse ndetse narahubutse, ibintu nakubwiye sinakabaye narabikubwiye, gusa ni ukuri umbabarire ku byabaye byose, n'ukuntu kose wambereye umwana mwiza, wambereye umuvandimwe, rero ntabwo dukwiye gutereranwa n'umugabo, cyane cyane ko ari nawe mwamenyanye bwa mbere. Ubu rwose nabitekerejeho ndetse nafashe umwanzuro, numbabarira ukanyemerera ukampa andi mahirwe, nzakubera umuvandimwe utazigera guhemukira, ndetse rwose sinzongera gutekereza nabi nk'uku nguku. Chantal ahita amubwira ati ceceka, nari ngukumbuye ntabwo ushobora kubyumva, rekeraho rwose, urumva ari iki wankorera wowe ku buryo nagitekereza ubuzima bwose, urabizi nyine uri umuvandimwe wanjye, nta wundi mfite, hanyuma rero urisanga, gusa ndishimye kuba ugarutse, nari mpangayitse ko hari rwose ushobora kutazagaruka. Aba bombi rero barahoberana maze bakajya bakubitana mu mugongo, atumva warambabaje wanteye ubwoba, numvaga rwose ntazongera kukubona. Baba koko bakundana nk'abavandimwe, ni ukuri ntabwo byari byiza rwose ko batandukana. Gusa nyine Chantal ahita amubwira ati uyu munsi rero ninjye ngiye kukwakira, uyu munsi ndagutekera, nkora ibishoboka byose, maze nyine wongere rwose wisange, nizere ko kandi uje ku buryo uri buzane na varize yawe ukongera ukagaruka hano. Naho rero Sandrine ahita amubwira ati cyane rwose kandi urakoze kunyumva. Bahita rero bahamagara nyine Chris kugira ngo azabafashe guserebura. Chris rero nawe n'ibyishimo byinshi ahita ababwira ati ntabwo rwose nahabura. Bahita basohoka maze bakagenda bagasangira. Kuri iyi nshuro rero Sandrine ntabwo rwose aba akirakarira Chris ndetse na Chantal, kubera ko aba yarabitekerejeho neza agasanga nta mpamvu, agasanga aba bose bamubereye abana beza ndetse bose baramukunda, buri wese amwubahira icyo ari cyo kuri we. Rero we ababona nyine ko ari we rwose ahubwo washatse kwivanga mu rukundo rwabo, dore ko Chris aba atarigeze amukunda n'umunsi n'umwe. Umunsi umwe rero Sandrine aba ari ku kazi, maze yajya kubona akabona wa mukobwa wakundanaga na boss we arinjiye. Sandrine ahita amubwira ati hoya nturengaho rwose, reka maze mpamagare boss. Naho uyu mukobwa ahita akomeza yihuta maze agahita agenda ajya kwinjira muri biro.
Sandrine amwiruka inyuma maze agahita abwira bosi ati umbabarire ni ukuri nagerageje ariko rwose yanze kunyumvira. Bosi rero ahita amubwira ati mwihorere nta kibazo reka tuvugane. Sandrine ahita asubira nyine aho aba yicaye maze uyu mukobwa agahita agenda akicara imbere ya bosi ku meza, atangira rero gukora kuri Chris ati nari ngukumbuye ni ukuri sinzi impamvu utakinyitaba. Chris ati umva rero nkubwire njyewe ibyanjye nawe byararangiye, ni wowe wijyanye sinigeze nkwirukana. Kuri iyi nshuro rero mfite nyine umukunzi, mfite umukobwa nkunda n'umutima wanjye wose ndetse nditegura rwose ko nazamushyira mu rugo. Uyu mukobwa niwe nitegura ko twazakora ubukwe. Naho rero uyu bakundanaga ati hoya ibyo ntabwo byashoboka, ntabwo wansimbuza undi muntu, ntabwo nakureka ngo ugende. Naho Chris ati warandetse ndagenda cyagiye wansigaga, agahinda karanyishe ariko kageraho karashira. Buriya byatumye ntekereza cyane ndetse ntekereza ko utari uwanjye ariyo mpamvu wagiye. Kuri iyi nshuro rero sinkikwibuka, sinkigutekereza, nta nubwo rwose nkiguha umwanya mu buzima bwanjye, ngufata nk'uko mfata abandi bantu bose duhurira mu nzira. Mu kanya gato rero Shanti ahita yinjira nawe abazaniye ibyo kurya Chris, dore ko aba asigaye amuha keya ku buryo bamuzanira ibya mu gitondo, ibya saa sita n'ibya nimugoroba. Sandrine rero ahita amubwira ati bosi afite akazi kenshi cyane, ari mu nama kuri Zoom, ubwo rero reka rwose we kujya kumuderanja. Naho rero Shanti ati hoya ntabwo byashoboka, sinagenda ntamubonye, ngomba kumushyira aya mafunguro. Sandrine ati none se wayampaye nkayamushyira? Naho rero Shanti ati ariko se ni ubwa mbere naba ngiye kumureba ariko ari mu nama, ndabizi nyine uko ngenda nyonyomba maze rwose nkajya ahantu nta muntu n'umwe uri bumbone, abantu baba bari kumwe kuri Zoom ntabwo bajya bambona, ndabizi ko mbigenza, reka ahubwo nigendere. N'ubundi rero ahita agenda akinjira, Sandrine n'ubundi akamukurikira, maze Shanti akimara kwinjira ahita asanga uyu mukobwa ari gukora ku matama ya Chris. Ahita agira umujinya mwinshi ati nta soni murambeshya ngo ari mu nama, naho hari undi mugore uri kunkorera ku mugabo gutya, kubera iki ibi bintu wabimpishe? Aba ari kubwira nyine Sandrine. Naho Sandrine ati ni ukuri ntabwo rwose nari nzi yuko ari uko bimeze. Naho rero Chris we ahita arakara akeka ko ari Sandrine wahamagaye Shanti, ahita amubwira ati nari nzi ko rwose wahindutse ariko ntabwo wigeze uhinduka, ni gute wamuhamagaye ngo aze arebe ibi bintu nawe ubizi neza ko atari ibya nyabyo? Urabizi ko nkunda Shanti kandi cyane, gute rwose ibi bintu wabiremereje ukarindira kumuhamagara ngo aze abirebe n'amaso ye? Ni gute wankora ibi bintu? Sandrine agerageza kwisobanura ariko ntabwo Chris aba ari kubyumva, abazi ko rwose ari we umuhamagaye. Naho rero Shanti we ahita afata bya byo kurya yarazanye maze agahita yisohokera n'umujinya mwinshi ati nari ntangaye, burya abasore bose ni bamwe, ni iki rwose cyari cyarambujije gushaka umukunzi? Natinyaga kuzahemukirwa, nyamara n'ubundi dore niko birangiye bigenze, birangiye rwose mpemukiwe. Shanti rero aragenda akiheba akajya mu buriri, agahinda kakamwica, akarira amarira hafi kumushiramo. Sandrine rero arataha maze akaza akamusanga mu cyumba aramuvugisha, Shanti rwose akanga kumuvugisha. Mu kanya gato rero Shanti uba uri kurira amarira yamurenze aramubwira atumva ntabwo nari nzi ko Chris yankora biriya bintu, numvaga batandukanye n'abandi bantu. Naho rero Sandrine ahita amubwira atumva rero nkubwire ni ukuri wibeshye cyane, uriya mukobwa nta kintu bagipanga, yaje rwose aninjira ku ngufu. Ibyo wasanze ari gukora ntabwo ari uko buriya Chris yari yabyemeye. Chris aragukunda n'umutima we wose, ndabizi kandi kuko intambara ya Chris n'uriya mukobwa ndayizi cyane. Ntabwo rwose akimukunda, ni wowe akunda kandi wenyine, gusa nyine waje mu gihe kibi maze bituma ubona ibintu bibi. Naho Shanti ati kuki utari wigeze ubimbwira se, buriya wari kubimpisha bikagenda bite? Sandrine ati nyine sinifuza ikintu cyakubabaza, ntabwo rwose nifuzaga ko waza, cyane cyane ko nari nzi ko nta kintu kiri hagati yabo, nari mbizi neza rwose. Shanti ati ibintu uri kumbwira ni ibya nyabyo? Naho rero Sandrine ati ni ukuri ndakubwiza ukuri rwose,
Chris aragukunda kandi cyane, ni wowe wamutwaye umutima, ni wowe ahora atekereza, none se nidukorana nta wundi mukobwa n'umwe rwose ajya yitaho, n'uriya nuko nyine yaje atamuhamagaye, yaba yanamubonye ntaba yatumye yinjira muri biro ye. Shanti ati koko se ni ibya nyabyo? Sandrine ati cyane ni ukuri, njye se nakubeye se ni inshuti yawe, ni ukuri ntabwo nifuza rwose ko wongera kubabara, Chris aragukunda wimutakaza. Shanti rero ahita yumva nyine aruhutse mu mutima kubera ko Sandrine aba amubwije ukuri. Naho rero Chris buracya nyine akaza kureba Shanti, dore ko nyine aba yabaye aretse kugira ngo arebe ko Shanti yabanza gucururuka. Chris araza akinjira, Shanti agahita ahaguruka maze akagenda akamuhobera. Chris ahita amubwira ati none se wambabariye ko ndeba rwose nta kibazo ufite? Shanti ati yego rwose nakubabariye kubera ko Sandrine yabashije kumbwira byose, yambwiye ko nta kintu kiri hagati yawe n'uriya mukobwa. Chris ati nibyo nanjye nje kukubwira, ni ukuri ndagukunda cyane, sinaguca inyuma, sinagutendeka, nta n'undi muntu rwose watuma ngukorera ikintu kitari cyiza, nkwifuriza ibyishimo kuko nanjye umpa ibyishimo, rero rwose ntabwo nabikora ibyo bintu, kandi kuri iyi nshuro namwiyamye burundu, ntazongera kugaruka n'ahantu ndi. Shanti ahita amubwira ati nabyumvise cyane rwose, kandi ibyo birangire nyine nakubabariye. Barahoberana rero maze ibyishimo nyine bikongera bigataha muri couple yabo. Uyu munsi rero ku mugoroba Sandrine arataha maze Shanti akamubwira ati ngwino tuganire. Baricarana, Shanti akamubwira ati hari ikintu nashakaga kukubwira. Uyu munsi nyine nabashije kwiyunga na Chris, kandi byose ni ukubera wowe. Ndagushimiye rero kubwo ibyo wakoze byose, ndagushimiye no kuba warambereye umuvandimwe mwiza. Gusa nyine hari impano nari naguteganyirije kuri anniversaire yawe, ariko kuko ibintu bitagenze neza sinigeze mbasha kuyiguha. Ahita azana envelope maze agahita ayimuhereza. Sandrine rero arayifungura maze agahita abwira Shanti ati hanyuma se bisobanuye iki? Shanti ati ibyo ni ibyangombwa by'iyi nzu, niyo nari nakugeneyemo impano kuri anniversaire yawe, ndifuza rwose kuyiguha maze ikaba iyawe, cyane cyane ko ikuzi kurusha uko inzi, ni wowe rwose wayibayemo igihe kinini, ndetse ni nawe wabashije kuyitaho igihe kinini, rero ndifuza ko yaba iyawe kuko urayikunda ndabizi. Sandrine rero ahita amubwira ati ntabwo bishoboka, iyi nzu yose wayimpa, inzu ingana itya, inzu ihenze gutya, ubwo se koko naba narakoze iki cyatuma uyimpa? Naho Shanti ati waba warabaye umuvandimwe mwiza, waba kandi warabaye inshuti nziza, ni ukuri wambaye hafi igihe nta wundi muntu n'umwe wigeze abikora, hanyuma rero iyi niyo mpano rwose nifuje kuguha. Sandrine ntabwo aba abyumva kuko biba birenze ubwenge bwe, atangira kugenda yikorakora ku bikuta ati iyi nzu ubibaye iyanjye. Arareba maze agasanga nibyo koko ibyangombwa byayo byanditse mu mazina ye. Arasara rero akavuza induru, agahobera Shanti, akamuterura, agakora ibintu byose byerekana ko rwose yishimye. Shanti rero nawe aba yishimye rwose kubera ko inshuti ye nayo ibinezerewe. Hashira rero iminsi maze Chris nyine akaza kureba Shanti hano mu rugo, amuzanira rero buke nziza cyane maze akaza akayimuhereza. Shanti rero ari kuzihumuriza, Chris ahita apfukama maze agafata ikiganza cya Shanti, aramubwira ati wantwaye umutima kuva nkikubona. Akiri kuvuga aya magambo rero Sandrine nawe ahita ava mu cyumba maze agahita abona nyine Chris yapfukamye, ahita ahagarara akifata ku munwa, nyine ababona agize emotion ndetse yishimiye ibiri kubera hano. Chris ahita akomeza abwira Shanti ati wantwaye umutima guhera ku munsi wa mbere nkikubona, naragukunze ngushakisha igihe kinini ntarakubona, ubu rero Imana yongeye kumpa, ndakwifuza iruhande rwanjye, ndakwifuza mu buzima bwanjye, ndakwifuza muri byose, ndakwifuza kuba iruhande rwanjye igihe cyose. Ni wowe mukobwa w'inzozi zanjye, kandi ni nawe mukobwa nifuza kubana nawe ubuzima nsigaje hano kuri iyi si. Shanti rero nawe birumvikana nyine emotion ziba zamwishe, ahita amubwira ati ni ukuri nanjye ndagukunda cyane urabizi.
Chris rero ati ndifuza yuko wanyemerera ko uzambera umugore ubuziraherezo maze nkaba umugabo wuzuye kubera ko nyine nzaba ngufite iruhande rwanjye. Shanti ati ndabikwemereye rwose. Chris rero ahita amwambika impeta maze bagahaguruka bagahoberana. Sandrine ahita ababwira ati ni ukuri ndabishimiye kandi ndabifuriza ibyiza gusa, ndifuza ko rwose muzagira urugo ruhire, ikindi kandi muraberanye rwose, couple yanyu ni intangarugero, nanjye ndi gusenga ngo Imana izampuze n'umukunzi nifuza, umukunzi w'inzozi zanjye. Bose bahita bamubwira bati natwe nibyo tukwifuriza. Chris rero abwira Shanti ati ndanezerewe, ndumva nta kindi kintu na kimwe nasaba Imana kuko ibyo nayisabye byose ndabifite. Shanti nawe ati nanjye nuko, urukundo rw'ubuzima bwanjye ubu ruri mu ruhande rwanjye. Ibyishimo rero biba ari byose maze nyine bagatangira guserebura. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.